Yeah. Hello guy, what's up? What's poppin' in Kigali is +250 cyari inaha mu Rwanda nk'uko mubimenyereye ni umuhungu wanyu Impano Fabg. Ese uyu munsi wabuze agatrike nkuzaniye? Ese uziko application wa downloadinze kuri Play Store yawe cyangwa se App Store bitewe niyo ukoresha, uziko iyo wongeye ukayisiba hari ahandi hantu ijya uba utayisibye? Uribajije ubwo ibyo bintu bibaho? Reka nze mbikwereke. Icyo nkusaba ni ugukora subscribe kuri iyi channel yanyu, ndetse yanyu kabisa ni iyanyu, kuko ibi bintu nimwe mbizanira, nta wundi mbizanira utari mwe. Twagiye tutisimbye mu magambo gusa, wibuke subscribe, share, like and comment. Sawa twagiye. Uko bisanzwe rero ugomba kuba ufite megabyte, uraba wafunguye data, uraza hano muri Play Store nk'uko bisanzwe. Muri Play Store urindire loading. Ikimara kurodinga urakanda aha ku gafoto, urakanda hano ku gafoto, kubera ko email na downloadingiyeho, reka nze aba ariyo nsubizamo bitaza kugira email nakoreyeho nari nyikuyemo. Sasa urakanda hano ku gafoto, umva uhita uza hano ha kabiri, hambere ndetse nako no hambere handitse manage apps and device, uhakande. Noneho hano urabona hari manage app and device, urabona hari overview, hakaba manage. Uraza ukande hano handitse manage, sibyo? Urahita ukanda kuri manager, urindire birodinge. Utu tuntu mbazanira ni utuntu tuba dukora ndetse cyane. Noneho urabona hano handitse installed. Izi app ziri hano nyine ni izi kuri telefone zesitaye. Urakandaho, uhita ukanda not installed, nabwo urindire irodingeho gake. Ni ukuvuga ngo urabona ko hano hejuru handitse not installed. Izi jije ni ukuvuga ngo ni izo wa downloadinze ariko ugahita wongera ukagira ute, ukazisiba. Turumvikana rero iyo wazidownloadinze ukazisiba ziza hano, kandi ni ukuvuga ngo ziba zifite umwanya, ari umwanya zitwara muri phone yawe. Yego, kuko nyine ntabwo uba wayisibye, ariko hano ntabwo iba yasibitse. Ni ukuvuga ngo iba ikikurira umwanya. Ngira ngo izi zose ngiye murabibona, ngiye nyine ni nyinshi gusa nyine uragenda nyine uzivivura wowe, na wenda uraba ufite nyinshi cyangwa se udafite nyinshi nkanjye, ariko izo urasanga ufiteho, uri buzigende uzivivura gutya. Ugende uzivivura. Uvuga ngo dore nk'ubu maze kuvivura 30 zifite gigabyte 2, sibyo? Uvivure nyine. Niba unafite nkeya nyine ubwo nizo uravivura nyine bitewe n'izihari, uravivura nyine bitewe n'izo ufite wa downloadinze, ukongera ukazisiba, sibyo? Uko wenda yari ukugira ngo nyine mbibereke, ntabwo ari ngombwa ngo izi zose tuzivivure ngewe, kuko n'isi nazazisoza ndabizi neza ko ari nyinshi. Nazo nyine kuba nzisiba nyuma wenda nitonze, ariko ndabona nabwo zarangiye. Dore ngizi ni 79 zifite gigabyte 3. Ni ukuvuga ngo izi gigabyte nizo nyine hari umwanya wanjye zitwara kuri memory card, kuri internal storage yanjye, kubera ko mba naradownloadinze
urabona nyine iyi mibare ziba zibara, n'ubu urahita ukanda kuri aka kantu ko gusiba, uragakanda bakuzanira hano ukande remove, ni ukuvuga ngo apu 79 zose zikoze removed, zivuyeho. Ni nka kuriya nyine ukora usiba muri file zikajya muri trash, ukajya no muri trash ugahita uzisiba zari zisanzwe zisibye ariko zifite umwanya mbere y'uko zisiba burundu, ariko hano ntabwo zisiba burundu utazisibye. Ni ukuvuga ngo impamvu iyi nayisize ni uko wenda nabonye nyikeneye, naza nkongera nkahita nyidownloadinga bundi bushya, ariko n'ubundi umwanya ibisanzwe ufite hariya nayo reka nyisibe. Urabona ifite mega 18, ndayisibye sasa. Kuvuga ngo nyine ubu hano muri not installed nta app nimwe nsigaranyemo, hano muri game nta app nimwe nsigaranyemo, ariko nkanze hano nkagarukamo installed, urabona app 60 zose zirahita ziza. Izi ngizi ntuzisibe, izo nakweretse usibura kanda hano ukande not installed, nizo urasiba uri busangemo hano. Utaza gusiba app zawe wabikoze nabi utakanze kuri installed ngo ukande not installed, uvanga ibintu, ukora ibintu uko nabikweretse, sibyo se? Okay, sasa rero murakoze, ni umuhungu wanyu Fabrice cyangwa se Mano Fabrice. Ku tuntu nk'utu mbazanira mujye mukora share bigere kuri bagenzi banyu.